hanyuma gakimara kuvuga ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe, abanditsi bicaye muri iryo teraniro niho nahereye mu kanya ngo baravuga ngo ninde muntu ushobora kubabarira abantu ibyaha uretse Imana yonyine. Biraba ngo Yesu abaranganyamo amaso arabamenya, amenya ko biburanye mu mitima. Ugeze ku 10 arababaza ngo icyoroshye ni ikihe? Ari ukubwira umuntu n'ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ari ukumubwira ngo ikore ngo byawe utahe? Aravuga ngo mumenye yuko Umwana w'umuntu afite ubutware bw'isi bwo kubabarira abantu ibyaha. 11 haravuga ngo ukagarura amaso ku kirema, agarura amaso ku ngobyi, aravuga ngo wa kirema we, none nanze itegeko ikorera ingobyi yawe. Hallelujah. Ibyo. Hallelujah. Hallelujah. Ugiye kwikorera ingobyi mu izina rya Yesu. Kandi wawizeye n'ubwizera gusa, uri no gushishikara ubwizera. Amen. Hanyuma cyane ngo haguruka wikorera ingobyi yawe utahe. Wowe urahaguruka nicyo ufite ugishyira ku mutwe, uteye intambwe cyangwa 3, urabusohotse mu ngobyi wicayemo, urabukiza icyago cyawe. Imana iragutabaye mu izina rya Yesu. Twagiye ngo Yesu agarura amaso mu ngobyi, aravuga ngo ikorera ingobyi yawe utahe, shyira ku mutwe ingobyi yawe. Arayikorera, arazamuka, aragenda, arakira, ashyira uburebure. Bateranye natwe umunsi wa none bigire hejuru. Ndimo ndababona Jean Marie, ndimo ndamubona nabo bazamuye ibiganza 2-3. Haleluya. Imana bahumugisha, Imana bagirire neza, kandi Imana bakomereze amaboko. Mwagize neza kuza kwiteza imbere mu nzu y'Imana. Reka turebere hamwe ko hari abantu bavuye mu yandi makorari marimba mu zindi korari ziterana hano kuri Bitoro rya Gasave, nabo bigire hejuru. Abaririmbyi baririmba mu yandi makorari umurimo w'Imana, Imana izabitura, izaba ibiganza namwe mudusubize 2-3. Haleluya. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi bagirire neza kubwo kuza imbere y'Imana. Reka turebere hamwe ko hari abashyitsi duteranye nabo muri iki gitondo cyiza cy'umugisha. Wari umaze iminsi adaterana, akaba aje guterana natwe, by'umwihariko turi kumwe n'umwigisha Kalisa. Yegereje adusuhuze. Yesu ashimwe.
Imana yo mu ijuru duhana umugisha kandi Imana yo mu ijuru iduhereze amaboko. Ndagira ngo twese hamwe duhagurutse twigire hejuru duhane ikaze mu Imana. Murakaza neza bene data. Hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunda. Muramukanye mwifuzanya amahoro ya Kristo mu nzu y'Imana. Mujye muramukana mwishimye. Imana yaduhaye ishimwe ry'Imana. Umunsi rero Imana iguhaye ubuzima kandi uwo uramukije aguhesha umugisha, aguheshe kunezerwa. Twabonye agakiza ntitugitera umwaku kubera agakiza twahawe twaramwaku. Haleluya. Hari abantu bamwakiwe ngo basabe ibiganza hejuru. Wow. Bani Imana yahaye agakiza igakura kure. Haleluya. Ujye uca mu nzu y'Imana babona abantu baba barakaye banungutse koko mu gitondo. Ubu hari stress wahuye nazo zatuma umererwa nabi. Ukiri mushyashya pe. Yesu Mwami. Imana ibagire neza Mana. Haleluya. Wifurije kwirirwa neza n'ukuri kandi unezerwe ujye ucya. Nta bintu birakwinjirana bya stress n'akazi n'imibereho y'iyi si. Uri mushyashya. Niba uri mushya wakwishima. Ugaca mu maso ukaza kwirirwa neza. Kwirirwa neza biraterwa nawe. Amen. No kwirirwa nabi biraterwa nawe. Ibintu rero bitangira kare. Iyo uri bwirirwe neza utangira mu gitondo wishimye. Unezerwe. Isirayeli irimo irabaga nta kinya. Ni ukuvuga ngo mwebwe muba mwagize umugisha Imana ikabazinga. Saa 10 za mu gitondo ukaba ugeze hano mu rusengero mu itorero rya Gasabo. Wazindutse. Jya usenga Imana wirukana abazimu unatarariza wigiza yoshubiragiza. Mubwe ngo amen. Wirukana ubundi ugere mu nzu y'Imana nta mwotsi nta bibazo. Gere mu nzu y'Imana wumvira amahoro nuhagera wakira ijambo ry'Imana wakira ihumure mu bugingo bwawe. Imana y'ijuru duhamisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana y'ijuru tugiriye neza. Turagira ngo rero tugeze mu kanya ko gushimira Imana by'Imana iba yarakoze. Yesu Kristo yagize neza, yagiye aturinda buri munsi ko bwishe nuko bukeye. Ndaza kurarika n'ubundi amasengesho araza kuza kugira imbere aze gushimira Imana by'Imana yakoze. Turaza kumuha akanya rwose nk'iminota nk'itatu rwose ashima Imana. Karibu yigire imbere ashima Imana. Haleluya. Amen. Amen. Ashima Imana ko tugire neza tukaboneka mu nzu yayo. Hari abarayemo, hari n'abandi bazindutse mu gicuku. Imana ishimwe. Igikuru rero nshima Imana nuko Imana yagiye twongerera umubare mu nzu yayo. Ndibuka rimwe najyaga nicara muri kiriya gipande n'ingenyi ariko ngasenga Imana Imana imbaraga zawe azatwongereye abantu. Simvuga abakristo ariko bakaza ari abantu kuko baje mu nzu y'Imana mu buryo ukuramo waba udahinduka wahinduka. Imana ishimwe kuko abantu narabonye muri kiriya gipande muhaguruke mutere haleluya. Aravuga hariya muhaguruke. Kabiri gatatu. Umuyobozi yambaye iminota itatu ariko turacyashima umufatanyabikorwa mwamuhaguruka mukigira imbere. Ndashima Imana kandi muze mumwegere. bakwegere hano. Oya nimushaka muzana hejuru nta Kwegere kuko nawe zamuka ariko vuga hasi aho ngaho. ndaza. Yesu yashimwe. Ndashima Imana kuko yadirinze no muri gereza. Ubugingo kugira n'umubiri. Ndetse nsanga n'umufasha yakwitwayemo neza. Abana batarahungabanye. Kugira ngo yari kumufasha. Nasanze abana yarabarinze rero. Imana yamukurikira bigenda neza. Ntibahungabana. Nsanga ntibabaye ibirara. Kurya umwaka n'amezi 3 ni byinshi. Nanjye Imana yaramubwira bigenda neza. Imana ishimwe. Nakwiga ntabwo nafasha tukayicyubahira. Amashyi ya spesiyale kabiri gatatu. Turacyashima Imana rero bafatanya ibikorwa bari batureka. Akugira hano hejuru. Ndaza.
bavuga bariyera wazana cya gikoresho ubushize murabivuga ko twashimye Imana ariko abayobozi barambwiye ngo ntabwo byabaye neza ngo twabigize ubwiru kuko bose ntabwo bari bahari sibyo yemwe n'umwigisha ndumva nawe atarahari ngo abone igikorwa Imana yadukoreye abafatanyabikorwa mubaze musuhuze abakristo kabiri gatatu Imana ishimwe rero kuko yaduteje indi ntambwe. Twari dufite uno mugabo yari amaze iminsi yamaze imyaka 15 ataboneka muri iki gihugu nuko babivuga ari mu gihugu kindi yari muri gereza imyaka 15 ariko ahaziye Yesu nashimye araza ku murimo w'Imana kuko byari bisanzwe atugezaho ikibazo aravuga ati ngewe nubwo mubona maze imyaka 15 gutya turabimenya atariko ntabikorera Yesu nashimye turamubaza tutese urumva wakora iki abayobozi twari kumwe bati use umuntu amupangiye akabutike ntiyabasha gukora areba mu mibare afite mu mutwe aravuga ati hari igihe bitamara n'ukwezi banzubaza yarabyihorera noneho abandi bagabo tubana hano n'abakozi b'Imana abayobozi bacu bati ese umuntu amushakiye akamoto ntibyakunda ati nta na televiziyo tutese wakora iki aratubwira ati icyo akoze hari ukuntu mbona bakoresha igare ati njye ntabwo nzatwara abantu ahubwo najya njya kurangura ibintu nkazana ku isoko nkaba nacuruza sibyo yewe noneho abayobozi turafatikanya n'abafatanyabikorwa bari bature bigenda neza turamubwira tutirirambagize tugiye kubona tubona hagiyeyo hari abagabo bagiye mugira imbere bagiye bamfashije kubigura yewe noneho dore ngaba abagiye kudufasha kubireba urabona ko bazanye igikoresho cyiza kandi cyiza Imana ishimwe rero Imana ishimwe n'umuyobozi nawe numva hari icyo yatubwira Imana ibaha umugisha Shimira Imana yakoze imirimo y'ibitangaza. Shimira Imana ko yatwakuye. Imana ishimwe. Twari bakeya kuvuga Pasiteri Furaha nubwo twatangije umurimo w'Imana tubona tugomba gutumira abakozi b'Imana ariko tukabona turi kubura amaboko. Dusenga Imana rero amasengesho barabonetse n'abadiyakoni bari muri twe dukomeza gusenga Imana itwongerera abafatanyabikorwa murabona ko tutari umubare mutoya kandi amarembo arakinguye muze dukorere Imana ihemba neza yaguha igira neza Imana yacu kandi irazirikana tungana dutya ni Imana yabikoze ni Imana yagiye ibana natwe Imana ikagenda itugira neza dukora umurimo w'Imana mu buryo butandukanye rero murabizi iyo dufite igikorwa abafatanyabikorwa tubagira aba mbere bakadufasha umurimo w'Imana n'ubu rero nk'uko amasengesho yari abivuga twakoze umurimo w'Imana kuri uyu musaza wacu abona iki gikoresho kandi abinezerewe Imana reka duhereze Imana icyubahiro Imana yarabikoze Haleluya. Amen. Ndanezerewe Imana mu mutima kandi ndashima Imana yarandinze kuko bagakwiye ya myaka myinshi n'ubu buzima butandukanye muri bwaho rero ndashima Imana yarandinze kuko yagiye mu mibereho itoroshye ndashima kandi abana
twakiriye korali sharomu batambuke baze baririmbira imana dutambutsa ituro ryishimye batambuke bihuse turashyiramo imbaraga amasaha y'akajuka Ira
tugeze mu kanya ko gusengera ibyifuzo biri mu mitima yacu ndagira ngo twese duhagurutse dusengere ibyifuzo dusengera n'umwigisha w'ijambo ry'Imana ndareka Kalisa atambuka aze hano kugira ngo aze kutugezaho ijambo ry'Imana ndareka na Nyesi kugira ngo natambuka aze amusengere amwigirire Imana asengera n'ibyifuzo by'itorero muri rusange kandi umwami Yesu Kristo ari kumwe nawe ndagira ngo ageze Data wa twese uri mu ijuru iteka n'ingano Imana turi imbere y'amaso yawe muri kino gitondo cyiza cy'umugisha izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ubwoko bwawe bwazinukiye imbere yawe ni wowe baje gushaka nyir'ingabo kandi ntawe kwiringira uteze kuzakorwa n'isoni urubugamo rw'umugaru uri isambu itarumba uri intara yo mu muryango wa Yuda uri igishyitsi cya Dawidi bashatse kujya kuryama hanyuma shimye Imana ko impaye imbaraga zo kugera hano narihimbaza haleluya kandi ndashima Imana ko iki cyumweru tugishoje turi amahoro Imana yagize neza kubana natwe kuri mufashe tuyihereze icyubahiro twagize gusenga iki cyumweru kandi ni ukuri ndashimira Imana n'abantu Imana yashoboje bakabana natwe twese kugeza uyu munsi turi gusoza iki cyumweru amen nyuma rero twatangiriye ku ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Abaroma ibice byaho 8 hari amagambo avuga ko nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho amen kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryabatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha ndetse n'urupfu niyo magambo twaganiriye ku munsi wa mbere iryo tegeko ni iry'abantu bari muri Kristo Yesu barongeramo ubugingo muri Kristo Yesu amen hanyuma rero byatubatuye ububata bw'ibyaha hamwe n'urupfu Imana ishimwe uwo ni umunsi wa mbere niba muhibuka amen haleluya 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 umunsi wa kabiri twize ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo ibice 25 ku ijambo rivuga ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagerwa n'abakobwa 10 batanu bari abapfu abandi batanu ari abanyabwenge aba bantu twasomye amagambo avuga ngo aba bantu bose bari bafite amatabaza n'imperezo hanyuma bose kandi bari bategereje umukwe hanyuma biravuga ngo igicuku kigeze hanyuma bose barasinzira abanyabwenge bo bari bafite amatabaza n'imperezo zirimo amavuta ariko abapfu bo
amatabaza yabo yanga kwaka. Hanyuma ngo binginga abanyabwenge ngo babahe ku mavuta, barabakanira, barababwira ngo ntabwo yabakwira bose, barababwira ngo mujye kuyigurira mu bahanjuzi, ngo bakigenda urugi rurakingwa. Ndumva mubyibuka ko ayo magambo twayaganiriye. Amen, amen. Aya magambo twayavuga amagambo avuga ngo ni uko umuntu wese w'umukristo akwiye gutunga amatabaza n'imperezo zirimo amavuta, kuko hariho igicuku kigiye kugera abantu bagasinzira. Amen. Hanyuma ku munsi wa gatatu ho ntabwo nabonetse, nari mfite impamvu, ubwo ndasimbuka mvuge ku munsi wa kane. Amen. Ku munsi wa kane twasomye ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 16. Havuga ku ijambo nawe mutwe w'amagambo ngo unyurwaho na Yesu ntabwo ari bubisige uko yabisanze. Amen. Uyu muntu ni umuntu ngo muri kavukire y'iwabo se yari umwamoni, naho nyina we yari umuhetikazi. Ngo akivuka nta muntu wamurebanye ijisho ry'imbabazi, nta nubwo yashanguwe n'amazi ngo abonere, nta nubwo yambitswe utwahi tw'impinja n'izindi mpinja. Bibiliya ivuga ngo yatawe ku gasozi kuko yagawaga rwose. Bibiliya ivuga ngo nuko nkunyuzaho usanga wigaragura mu ivata ryawe, ngo nuko ndavuga ngo nuko uri mu ivata ryawe ubeho. Amen, amen. Uwiteka rero twari twavuze ngo akunyureho, kuko naza ntabwo ari bubisige uko biri, nubwo wari ufite ivata ariko yaravuze ngo ubeho. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ku munsi wa kane. Amen, amen, amen. Ku munsi wa kane wa gatanu, ku munsi wa gatanu ejo hahise twize ku ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana. Twasomye ahantu habiri, no mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko mu bice byaho bibiri. Niba mubyibuka twavuze ngo kwizera gushobora gutuma kurema ibintu bitariho nyamara bikabaho. Amen. Izi nkuru zo muri Yohana ibice 11 ni inkuru za Lazaro. Twavuze ukuntu Lazaro yarwaye, ngo nuko ngo Yesu bamutumaho ngo aze akize inshuti ye. Ngo hanyuma we aho kugira ngo aze arababwira ngo nimugende mubabwire yuko indwara arwaye atari yo kumwica, ahubwo ari yo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Twabonye amagambo akomeye ko bamutumyeho inshuro zirenze 2, ariko Yesu batinda kuza. Hanyuma birangira Lazaro apfuye, kandi yavuze ko indwara arwaye atari yo kumwica, ahubwo ari yo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Hanyuma Lazaro ngo aza gupfa nihuse. Amaze gupfa rero Yesu ngo abyiyumvamo kagomba kugaruka mu kirorero cy'iwabo wa Marita na Mariya. Ngo hanyuma araza koko ngo agezeyo nihuse ngasanga barira kandi baboroga. Muri ubwo kurira no kuboroga ngo bituma ngo ahageze arababaza. Mu gihe kibabaza aho bamushyize, ngo baramubwira ba Marita na ba Mariya, baravuga ngo yuba hano musaza wacu naba yapfuye, inshuti yawe niba yapfuye. Arababwira ngo mwebwe rero mwisakuriza mwamushyize he? Buriya bavuze amagambo menshi, nibuke ukuntu twavuze. Twaravuze ngo buriya hari amagambo abiri itavuga. Buriya niba uje kubaza umuntu ngo wamushyinguye he, baramugutumyeho ngo uze umukize nk'uko ukiza abana. Kuko biriya avuga ngo uyu gazura gahumura impumyi, kuko atabujije n'uyu ntapfe. Bavuze amagambo menshi, ariko aranga babaza we ahantu bamushyize, bigera ku rwego bamujyana aho bamushyize. Biravuga ngo nuko Yesu mwanya asuhuza umutima ararira. Imana ishimwe. Ntabwo yarijijwe nuko Lazaro yapfuye, ntabwo yarijijwe nuko Lazaro amaze iminsi, ahubwo yarijijwe nuko aba bantu batizeye ko we ashoboye. Haleluya. Ngo hanyuma Yesu ngo araramureba mu ijuru, ngo aravuga ngo data asanzwe nzi kunyumva, ngo ariko aya magambo nyavugiye kugira ngo aba bantu bemere yuko ari wowe bantumye. Biravuga ngo agarura amaso mu mva mu gituro, aravuga ngo Lazaro sohoka. Nibwo twavuze ngo
ngo ninde muntu ushobora kubabarira abantu ibyaha uretse Imana yonyine. Biraba ngo Yesu abaranganyamo amaso arabamenya, amenya ko biburanye mu mitima. Ugeze ku 10 arababaza ngo icyoroshye ni ikihe? Ari ukubwira umuntu n'ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ari ukumubwira ngo ikore ngo byawe utahe? Aravuga ngo mumenye yuko Umwana w'umuntu afite ubutware bw'isi bwo kubabarira abantu ibyaha. 11 harabamanuka agarura amaso ku kirema, agarura amaso ku ngobyi, aravuga ngo wa kirema we, none aha nanze itegeko, ikorera ingobyi yawe. Haleluya. Ibyo. Haleluya. Haleluya. Ugiye kwikorera ingobyi yawe mu izina rya Yesu. Kandi wowe wizere, ntukizera gusa, ubu ni ugushishikara ukizera. Amen. Hanyuma cyane ngo haguruka wikorera ingobyi yawe utahe. Wowe urahaguruka nicyo ufite ugishyira ku mutwe, uteye intambwe ebyiri cyangwa 3, urabusohotse mu ngobyi wicayemo, urabukiza icyago cyawe. Imana yabigutabaye mu izina rya Yesu. Twagiye ngo Yesu agarura amaso mu ngobyi, aravuga ngo ikorere ingobyi yawe utahe. Shyira ku mutwe ingobyi yawe, arayikorera, arazamuka, aragenda, arakira, akira ubuyama bwe. Noneho ukiza ubuyama bwawe, noneho ukiza amadeni, noneho ukiza iyo ndwara, noneho ukiza ubwonko bwawe, ikorere ingobyi yawe utahe. Ako kanya arayikorera, ahita akira. Bibiliya yavuze iki? Haleluya. Bose tuzamura haleluya. Tuzamura haleluya. Imana wawugisha. Imana wawugisha. Sifa kwa Mungu. Siko sasa labda kwa magambo gasenga. Gango bireme. Bibiri iravuga ngo iki kirema gihita cyakira imbaraga yo gukiza. Imbaraga yo gukira igera muri we, gahita akomera amaguru, amaboko arakomera. Uwo bahekaga ava mu ngobyi aratambuka, yikorera ingobyi ye, asohotse imbere yabo bareba. hari abashaka gusengera mu izina rya Yesu kuko Uwiteka yabimbwiye nijoro. Korera ingobyi yawe utahe, uhumure muri iri teraniro. Yesu atumye wikorera ingobyi yawe.
haleluya atanga itegeko wahageze mariko dusome ngo yesu ahaza abantu 4,000 muri iyo minsi abantu benshi bongeye guterana ntibabona ibyo kurya ahamagara abigishwa be arababwira ati aba bantu banteye impuhwe kuko uyu munsi ari uwa gatatu turi kumwe none bakaba badafite ibyo kurya gatatu nibasezerera ngo bisubirire iwabo biriwe ubusa baragwira isari mu nzira kuko bamwe ari abakure ndasubiramo muri iyo minsi abantu benshi bongeye guterana ntibabona ibyo kurya ahamagara abigishwa be arababwira ati aba bantu banteye impuhwe kuko uyu munsi ari uwa gatatu turi kumwe none bakaba badafite ibyo kurya nimbasezerera ngo basubire iwabo biriwe ubusa baragwira isari mu nzira kuko bamwe ari abakure ntabwo bishoboka ko Yesu abasezerera ubusa ubusa ukuremo uyu munsi wa gatatu ushyiremo uyu munsi wa gatandatu amen aba bantu basenganye na Yesu no mu butayu aba bantu haleluya basenganye na Yesu biyirije iminsi 3 ariko Yesu abarebye abona bamwe bava i Pamfiliya abandi barava i Yudeya abandi barava i Yerusalemu baje bose gusengana na Yesu ariko abona nta byo kurya bafiteho abona nta byo kurya bafite mu rugo ahamagara abigishwa babaga hafi yiwe nk'uko abayobozi bavuga ati niba turi rwose muzi njyewe ahantu nagiye kugira ngo mve kubona mwarimu muri ni bato hari amahirwe mwarimu se yaza aravuga ngo aba bantu ni umunsi wa gatatu turi kumwe kandi dusengana njyewe nababonye nta byo kurya bafite hano niwaba nabiri nimba sezerera amaramasa nimba sezerera ubusa bakagenda abamwe baragwa mu nzira bapfuye bishwe n'isari bishwe n'inzara abandi nabo baragenda nibaragerayo bapfire mu rugo kubera yuko dore bamwe baturuka kure aziyo duturuka wumure Yesu aravuga ngo ntabwo bishoboka ko basezerera Yesu aravuga ngo ntabwo basezerera amaramasa haleluya ntabwo basezerera amaramasa kuko mwebwe mwagwa mu nzira kuko mwebwe isari yabicira mu nzira amen hanyuma rero mwakira ibyo kurya muhawe n'Uwiteka kugira ngo inzara ishire nuko mugomba kurya ibyo kurya by'umwuka haleluya haleluya Imana itugirire neza aravuga ngo ntabwo nabasezerera amaramasa arabivuga rwose Imana itugirire neza mu izina rya Kristo Yesu amen hanyuma ndagira ngo dusenge ariko banze neza ngere neza iminota batazanigana karuvati hano buke tuvuge ngo amen ngewe mpagaze aha sinabibabwiye itambaga Imana ndagushimiye rero nahagaruka isezerano bari ryasohoye kuko yarabimbwiye ndavuga nti birasohoye buri rasohoye vuga ngo rirasohoye vuga ngo birasohoye ntabwo mbeshye Fisto ndi imbere y'Imana haleluya 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 ariko Fisto somera Yohana ibice 20:26 twumva ayo magambo hanyuma tuyasengere
yohana ibice 20 ku murongo wa 26 ugeze wenda 31. yohana 20. bere 26 kugeza kuri 31. Reka mufashe. nta kibazo. Yohana 20 umurongo wa 26 avuze ngo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be na Toma ahari. Nuko iminsi 8 ishize abigishwa bongera guterana mu nzu hambere na Toma ari kumwe nawe. Yesu araza ahagarara hagati kandi inzugi zari zikinze, arababwira ati amahoro abe muri mwe. Amen. Maze abwira Toma ati zana hano urutoki rwawe rebe ibiganza byanjye kandi uzane n'ikiganza cyawe gishyire mu rubavu rwanjye kandi we kuba utizera ahubwo uba wizeye. Amen. Toma aramusubiza ati mwami wanjye kandi mana yanjye. Yesu aramubwira ati bijejwe nuko mbonye, hahirwa abizeye batambonye. Amen. 30 haravuze ngo hariho n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoze imbere y'abigishwa bitanditswe muri iki gitabo. Amen. Imana iguhumugisha. Aya magambo ni Yesu wayavuze. Kandi yari yongeye kubiyerekana none. Haleluya. Iminsi 8 yashize ngarabiyereka hamwe n'abigishwa. Ngo kandi bose bari mu nzu, ngo n'inzugi zikinze. Ahamagara Toma aramubwira ngo zana urutoki rwawe, ngo kandi uzane n'ikiganza cyawe ukore hano mu mbavu zanjye no mu mugongo. Yari ashatse kuvuga iki? Njye abantu bashatse gutinda reka makubwira. Hanyuma nawe wumve. Ku murongo wa 28 kugeza kuri 30 havuze guki? Toma aramusubiza ati mwami wanjye kandi mana yanjye. Yesu aramubwira ati wijerwa nuko umbonye
dusenge soza. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Muze hano imbere tubafashe gusenga. Muze rwose hano hafi tubafashe gusenga. Ikindi nuko numvise ijwi rimbwira ngo mbwira abantu bari hano ko hageze kugira ngo Imana yirukane ikintu cyitwa umurozi uwo ari we wese muri iri torero rya hano ku Gasabo. Imana igiye kubirukana ibajyanye kure. Ntabwo ibica ariko igiye kubirukana ibibajyanye kure. Ntabwo mutwe bisa neza. Umuntu witwa umurozi uza muri uru rusengero haba ku cyumweru cyangwa ku wa kangahe, Imana ijya kumwirukana. Iramwirukana kugira ngo tuzajya gusengera hano. Niko Umwuka Wera avuze. Amen. Reba Yesu mutabyumvise. Mwihute dusenge. Iminota yashize. Mana mu izina rya Yesu. Uri Imana ikomeye. Uri Imana ikiranuka. Uri Imana ishobora byose. Ufite imbaraga n'ubutwari. Urahambaye. Aba ni abantu bawe, aba ni abana bawe. Bajya bacika intege. Bajya bananirwa. Bajya bananirwa kwizera. Z'abasengera. Reka imbaraga zawe. Reka imbaraga zawe. Zigabishije muri bo. Ubahe umugisha. Ubahe imbaraga. Kora igitangaza Yesu. Garagara kuri aba bantu. Yerekane kukurinda. Imbaraga zawe Yesu. Nizikora imirimo. Ibitangaza. Kuboneza. Ubane bagahinde. Imana iduhana umugisha. Reka nkore akantu kamwe hanyuma ntumira. Amen. Ntabwo twasoza katabaye kubera ko namenye neza ko habonekamo ikintu cy'igitangaza. Duhagarare gutya turatera haleluya rimwe gusa. Urayitera. Kabiri gatatu. umugisha murakoze cyane mukavaho Yesu ari hari amahoro kandi hari byose Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo rero muri uyu mwanya dukora umurimo w'Imana dutanga kimwe mu icumi n'amaturo dutanga n'iryo turo ryo gufasha umusore wacu ufite ubukwe. Ndararika korali wera batambuke baze baririmbira Imana n'inginge diyakonisiye na Sengimana ku bw'umurimo. Mana turagushimiye, Mana ishimye ijambo ryawe risa kandi ijambo ryawe ridutungira ubugingo
mwami mwiza ugeze kwa lazaro witegereza marita na mariya uburyo bashidikanya ariko urangije urababwira ngo ya mwagira kwizera bavuga ngo ningiye kuzuka n'ukuri n'ubugingo ngo naho umuntu yaba yarapfuye azazuka yongera abe. Amen. Turagushimiye ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ryiza, buri muntu wese uryumvishije abashe kumenya aho rimukura n'aho rimushyira, kuko hari ibyo bigomba kuzura byari byarapfuye tukongera tukaba bazima mu buryo bw'umwuka ndetse tukaba bazima no mu buryo bw'umubiri kubw'ijambo ryawe. Bana rero tugeze mu mwanya mwiza wo gukorera tanga icya cumi n'amaturo, umuntu urambura ibiganza byiwe atanga umugisha kandi utagize icyo abona nawe umugisha kugira ngo azabone icyo atanga ku wa mbere mu izina rya Yesu. Amina.
icyubahiro dushimiye Imana iduhaye igitondo cyiza kandi igitondo cy'umugisha. Imana irakoze igize neza kuba tuzindukiye mu nzu y'Imana, nta gihombo kiriho, ahubwo twungutse byinshi mu nzu y'Imana. Ntabwo dutashe uko twaje. Imana ishimwe ihinduye amateka, Imana ishimwe ikuyeho ibyaturwanyaga, Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Imana igize neza. Dushimiye umukozi w'Imana watuganije ijambo ry'Imana, yabanye natwe guhera ku wa mbere kugeza uyu munsi. Reka turambure ibiganza tumusabire umugisha w'Imana. Yego, umugisha w'Imana kuri Kalisa warakoze, kandi turagize ngo uzagire gute? Azagaruke. Imana imuhe umugisha. Dushimiye korali Wera, korali Shalom bafashije umurimo w'Imana. Ni ukuri mwakoze, mwagize neza. Kuba korali Wera yari iri hano ejo twari turi kumwe, mukongera mukaba mwabonetse, kandi ndabizi ko mumaze igihe mu masengesho twagiye tubana, kandi rwose mwitanze. Imana ibahe umugisha mwese. Rero korali Shalom, korali Wera, turabashimiye kandi tubasaba umugisha w'Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yego, Imana ishimwe. Itangazo rya mbere ni uko Yesu ari umwami. Reka kandi sabira umugisha bano basore bacu bari kudufasha umurimo w'Imana, nabo rwose Imana ibahe umugisha. Barahamagawe n'Imana, Imana ibagirire neza. Benezeri, Imana imuhe umugisha. Claude nawe Imana imuhe umugisha, kugira ngo nawe kandi Imana yamutekerejeho imutera iteka. Uyu ni umukristo wa Kumukenke, umukristo wa Kumukenke, ariko yaratwikundiye rwose. Nagiye kubona mbona yageze no mu bafatanyabikorwa bari bato. Yasohotse nawe yabonetse mu bafatanyabikorwa ba Nibature. Benezeri nawe nuko na Claude rero yifuje kudutumira, afite ubukwe. Claude, tambuka bigire hafi. Uyu musore wacu afite ubukwe ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9, 2023. Reka mvuge ko ari n'umukuru wacu, kuko umukobwa yashimye no mu itorero rya Gasave. Umukwe wacu rero yifuje kudutumira, kandi ni ukuri dukunda ubukwe kuko biri mu masezerano Imana yagiye idusezeranya. Invitation ye iragira iti: Imana irashekeje, abazabyumva bose bazasekana nanjye. Ijambo riboneka mu Itangiriro ibice 21:6. Yavuze ngo umuryango wa Mugabonake Florien n'uwa Gashabizi Gerard ishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo Muhoza Goreti na Twizeyimana Claude. Uzaba ku itariki 2 z'ukwa 9. Dusaba no gukwa bizaba ari saa 3 muri Croix Rouge Kacyiru, saa 8 no gusezerana imbere y'Imana mu rusengero rwa Debel Gasave. Nyuma y'iyo mihango abatumiwe bazakirirwa muri sale ya Croix Rouge Kacyiru. Kuza kwanyu ni inkunga ikomeye. Yifuje rero kudutumira, kandi iyo umusore atanze invitation gutya, uruhare runini abagira ngo tumufashe no gusenga, kugira ngo Imana ikomeze kumufasha mu myiteguro no kumugirira neza, kuko ibirwanya ubukwe nabonye ari byinshi. Ibirwanya ubukwe ni byinshi. Ni ngombwa rero kugira ngo mwene data Imana nziza, Wera wa Isiraheli, Imana twiringiye kandi Imana twizeye, turagushimira iki gitondo cy'umugisha waduhaye kuramuka turi bazima. Kirenze kuri ibyo tuzana mu nzu yawe. Tugushimiye imirimo n'ibitangaza byakorekeye mu nzu yawe. Tugushimiye Uwiteka Imana watugiriye neza mu ndirimbo, twumvishe gukomera kwawe. Ijambo ryawe utugiriye neza, uraduhumuriza. Banye natwe mu ijambo, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tanga umugisha kuri buri wese wabonetse muri iri teraniro. Uwiteka Imana turakwinginze kugira ngo ukomeze kubana natwe kandi ukomeze kutugirira
kumufasha mu myiteguro, umugirire neza uriya munsi uzagere witeka Imana bakivuga gukomera kwawe, bakivuga imbaraga zawe, kandi ukomeze kugera witeka Imana mu byo akeneye, mu byo yifuza, ubimuhe kuko uri Imana ifite byose mu kuboko kwayo. Turagushimiye ngaho turagiye ugendane natwe kuri ibishyitsi n'ibisitaza mu nzira, kuri imitego y'umwanzi, kuri akagambane ka Satani, n'izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana ziduherekeze, Mwuka Wera dushorere, tugirire neza. Ubuntu bw'Imana no gufashwa n'Imana no kuyoborwa n'Umwuka Wera bana natwe twese mu izina rya Yesu, mu rwego amen. Kujyana amahoro ya Kristo.